Uyu munsi dutangiye ikiganiro cyacu twibaza tuti kuki umugore utwite cyangwa iyo umugore yamenye ko yasamye aba atifuza ko hari undi muntu wabimenya. Bana natwe muri iki kiganiro uragenda usobanukirwa impamvu babihisha n'uko byaje. Ahanini iyo abagore batwite ntibaba bashaka kubigaragaza, ariko usanga bavuga ko baba batinya ko hari ababagirira nabi bakabagira ishyamba, bityo bakaba bazabyara bibagoye cyangwa bakaba bahitanwa n'inda. Tugiye kurebera hamwe ibintu bituma abagore basama bamara kubimenya ntibifuze ko hari umuntu wo hanze y'umuryango wabo wabimenya kugira ngo atazabagirira nabi. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye nk'ibi by'ubwenge. N'abatindiye, ikintu cya mbere baba birinda ni uko baba batifuza ko babatega. Si ukubatega kumwe mu bizi nk'umukinnyi atega mugenzi we mu kibuga, oya, abantu b'ubu ngo babaye abagome cyane, ni abahemu kandi ntibishimira ibyiza. Iyo umugore atwite hari ababa batamwifuriza ineza kuko kuva kera kose twakuze twumva ngo abagore barabatega. Hari igihe bivugwa ko umugore utwite bamuteze kugira ngo igihe cyo kubyara nikigera ntazabyare neza, azabyare bamubaze. Iyi niyo mpamvu ya mbere abagore benshi bahisha inda zabo bagahitamo kwambara imyenda minini, cyangwa abadafite akazi bakajya bakunda kwibera mu rugo kugira ngo hatagira umenya ko yaba atwite. Impamvu ya kabiri abagore batwite bahisha inda zabo ntabwo baba bifuza kubabaza abanzi babo. Abagore bo bavuga ko nta muntu utagira umwanzi cyangwa uwo bashyamirana. Mu buzima bw'abagore ngo habamo utuntu twinshi: gusebanya, gutukana no gucyurirana ku bintu runaka. Iyo azi ko hari umuntu baturanye batumvikana igihe yasamye inda ye, atangira guhitamo kuyihisha. Ahanini aba ashingiye kuri iyo mvugo ngo umwanzi agutuka gupfa utabyaye. Aha niho bashingira bavuga ko bagomba guhisha inda zabo kuko baba batifuza ko abanzi babo bazabagirira nabi. Impamvu ya gatatu ituma abagore batwite batifuza ko hari umuntu wo hanze umenya ko batwite ni uko baba bafite isoni. Umugore utwite niyo yaba afite umugabo, iyo ari kugenda mu nzira aba yumva atisanzuye, aba yumva abantu bose ari we bahanze amaso bamwitegereza, bityo ugasanga iyo agiye kunyura ahantu ari bugende ahura n'abantu bimusaba kwambara ibintu binini kandi bigari kugira ngo batamenya ko akuri we. Gusa n'iyo yaba yambaye aba yumva atisanzuye iyo ari mu muhanda. Impamvu ya kane ituma abagore batwite babihisha cyangwa bahisha inda zabo, hari igihe baba badashaka kujya kwisuzumisha. Ahanini iki kibazo bagiterwa n'ubushobozi buke kuko baba batinya ko hari ibyo kwa muganga bazabasaba bikazabakostinga amafaranga badafite. Gusa kuri iyi ngingo yose twemeranya kuko aba ari ngombwa kujya kwa muganga kwisuzumisha kugira ngo umenye uko umwana wawe ahagaze. Impamvu ya gatanu iragaruka ku bakobwa basama inda ariko batabana n'abagabo, ni ukuvuga abakobwa batwarira inda iwabo. Hari abavuga ko abana babyawe n'umukobwa w'iwabo aba ari abashugurikana. Niba hari umukobwa ujya gutwara inda agiye gushugurika umwana, njye simbizi, nta makuru mbifiteho. Iyo umukobwa atwaye inda akiri iwabo abanza kubihisha kubera isoni ndetse no kwirinda ko abantu bazamuseka. Ikindi ni uko aba yirinda ko iwabo bazamubwira nabi, niyo mpamvu aba yifuza ko nta wundi muntu ubimenya. Hari n'abakobwa batwara inda babibwira abazibateye bakumva nta bufasha bazabaha, bagahitamo kuzikuramo cyangwa kwiyambura ubuzima. Bakobwa muri iwanyu mwifata abasore n'abagabo b'ubu bari tayari batazabatera inda bibatunguye, bikabangamira akazi kanyu, bikababuza kwishakira amafaranga. Mushaka amafaranga nibyo bigezweho. Impamvu ya gatandatu abagore batwite babihisha ni uko hari abizera ko barogwa bakazapfa babyara. Abagore benshi bapfa babyara, ibi akaba ari nayo mpamvu ikunze gutuma abagore benshi baba batifuza ko hari umuntu wo hanze wamenya ko batwite. Hari abahanga mu guhisha inda, ukaba uri inshuti n'umuntu ariko mukamarana amezi asaga 9 cyangwa akarinda abyara utaramenya niba yari atwite. Impamvu ya karindwi ari nayo ya nyuma mu mpamvu nabateguriye zibaho zituma abagore bahisha inda zabo, ni uko baba batinya abahemu babazinga. Abantu ngo ni abakonikoni, hari uburyo ngo bakuzinga inda ikaguheramo n'ikuri. Niba bakuzinze ifite amezi 3 ntiyongere gukura. Ibi byo biteye ubwoba.
Hari n'umukecuru wigeze kuduha ubuhamya ukuntu yabyaye umwana yari amaze imyaka irenga 4 amutwite. Abanyarwanda burya ngo ni abashimisite mu guhemuka, ni abahanga cyane. Gusa inama nziza nakugira, niba utwite rushaho kwegera Imana, bizajya biguhesha amahoro, bagutege ibitegure. Hari abanyarwanda bafite umuco n'indi myizerere, abo mvuga ni abatizera Yesu, babona bagejeje igihe cyo kubyara bo bakajya kwiteguza. Ariko abizera bo baba bizeye isezerano ry'Imana, igihe kiragera bakabyara batiriwe bajya muri abo bavuzi gakondo kwiteguza. Niba wakurikiye iki kiganiro, gira indi mpamvu uzi wakongeraho ubona ituma abagore batwite bakunda guhisha inda zabo. Tubwirire muri komenti, nibagirwe gukora subscribe no gusangiza iki kiganiro. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha.